byabo nyine. Muri ibyo bikorwa havugamo ubuhinzi buhingwa ku buso bunini, hakamo kandi ikoreshwa ry'imiti yo kwa muganga ndetse n'ikoreshwa mu buhinzi, byose byangiza urwo rusobe. Havugamo kandi uburobyi bukorwa ku buso bunini kugeza mu ndiba y'inyanja, aho byinshi cyane mu bigize urusobe rw'ibinyabuzima biri mu nyanja byose birobwa kugira ngo abantu babirye cyangwa se babikoreshe mu bundi buryo. Muri ibi byangiza urusobe rw'ibinyabuzima hanavugamo ubuhigi bukorerwa mu byanya bikomye. Muri ibikorwa bya muntu kandi byangiza urusobe rw'ibinyabuzima ntihanibagirana ibijyanye n'itemwa ry'amashyamba ndetse n'itwika ryayo. Ibi bigenda bituma ibinyabuzima byinshi bigize urwo rusobe bigenda bibura aho bitura. Nyamara ibi byose biraba mu gihe mu mwaka w'1993 hagiye amasezerano yo kurengera urusobe rw'ibinyabuzima. Ni amasezerano yashyizweho umukono n'ibihugu bigera ku 196. Aya masezerano mpuzamahanga yashyizweho umukono n'ibyo bihugu hafi ya byose byo ku isi, agamije kurengera urwo rusobe rw'ibinyabuzima hitabwa cyane cyane gukoresha umutungo kamere ndetse no kurinda byinshi mu bigize urwo rusobe. Muri aya masezerano hagaragazwa yuko umuntu yaba atuzuye ndetse ngo yaba ari ntaho batuye mu gihe yaba asigaye wenyine, ndetse aba n'usigaye wenyine ngo ntibyashoboka mu gihe ibigize urusobe rw'ibinyabuzima byinshi byaba bitariho, kubera ko ngo biri mu bigize ubuzima bwe. Ibyo rero bigatuma hajyaho izo ngamba zo kurengera urwo rusobe kugira ngo umuntu agire abaturanyi kandi abaturanire neza, nawe bimufashe kubaho. Tariki 22 z'ukwezi kwa gatanu n'umunsi wafashwe